Yes, hello my people. Nizere ko mumeze neza ariko Uwiteka akomeje kubarinda. Ubu ngubu nyine ndamujyanye ku kibuga cy'indege nyine none se nakora iki? Nagende ahige umugati Imana ikomeze imufashe kandi imuteze imbere. Sheri uzabanguke? Yego nzabanguka. Uzabanguka? Yego. Uzabanguke rwose. Ariko ntabwo ibi bintu biba byoroshye werekeza umuntu ugasigara wikunja kunje, ibi ntabwo ari byo rwose. Uzazana agaki se mabubu? Nzakuzanira agashokora. Chocolate? Yego. Yeah. Urabwira iki se abantu mani baba badukurikiye? Ajya abantu bafata umugambi w'Imana bakawugereranya n'intekerezo zabo mani. Tujye tubwira abantu kuri, tubabwire ko umugambi w'Imana nyine aba ari umugambi w'Imana ku munsi. Ko bimeze baby? Yego. Bafana bacu, inshuti zacu barwa gutya turabakunda man, turabakunda bya danje. Nubwo tutari twavuga ngo dushyizeho YouTube ya famille, hari ikibura, haracyari byinshi dutegereje gukora kugira ngo abafana bacu bakomeze kuvugwa neza. So aha tugeze bahita Rwandex. Tugeze Rwandex, turimo turerekeza ku kibuga cy'indege i Kanombe kugira ngo uyu mufasha wanjye afate indege yerekeza ego Tamasimbi wa. Ariko ibi bintu birangoheye kandi aka kanya abantu batazabyitiranya. Urabindyoheye ngubu mba mbona ko yaba ejo yaba uyu munsi ubuzima buzahinduka. Siko bimeze bebe? Yego. Aba bafana se urababwira iki mama? Abafana ikintu nababwira ndabakunda. Kajya guhiga umugati nzagaruka. Umugati w'iminsi 3 wibeshya abafana. Abafana ejo azagaruka. Kajya guhiga umugati. Ku cyumweru agomba kuba ari i Kigali. Yangiye guhiga umugati. Cyumweru agomba kuba ari i Kigali. Urumva ko ni iminsi mikeya cyane. Ibintu bikaba bimeze neza. Kanyanganira ndatwaye kandi nyine iyo umuntu atwaye aba yigengesera. So feel free bafana bacu, ibitekerezo, inama byose turabyumva kandi tukabihereza agaciro. Ahangaha tugeze se n'indi uhazi, ngo turi gukandagira aho bita ku Cyamitsingi. Niko bimeze inshuti zacu. Bo reka manze ndebe ukuntu rero no mwari mugeza y'amahoro kugira ngo bitaza guteza ikibazo. Ibindi ni mukanya nsesekaye ku kibuga ndimo ndabahereza uko video zimeze. Madama barimo gukora ngo icyo bita vlog. Ni amavlog aya ngaya. Reka mugurukane, ndabona n'amasari maramufata agenda gake. Unange ejo bundi ndabari ngewe urimo urasesekara iyo hiryo muzanyakira mute bade. Mfite inshuti ziba zivuga ati waya Cecilia, ibi bintu koko abantu baba babizi ko biba biri mu mugambi w'Imana cyangwa baba babifata mu ishusho batubonamo. So reka mbanze mbareke rero mbanze mugezeyo, noneho ningera ndahita mbahereza uko gahunda zihagaze. Senga nicyuzabura senga nicyuzabura hayo senga nicyuzabura senga
uzabura uyisenga